ndaje ruganiza ingamba itsenga mihigo ya rugoma ndi inyindira twa mu imbere intwari kandi yabahize ndi intore ahize indi mitwe ndi intore cyane ahubwo rero hey my lovely people nizere ko mumeze neza no muhungu wanyu mu minori so hari gahunda natangije yo kuzaza twiga kubyina online waba uri mu rugo aho waba uri hose wumva wisanze ukavuga ati reka ntege amaboko nanjye nembe cyane so ahantu henshi bagiye bansaba kwiga kubyina bagenda banyandikira online abahamagara bambwira ati gute twamenya kubyina nababwiye ko ari gahunda yo nayo mfite yo gutangiza class kugira ngo abantu baza bige kuko abantu benshi bagira ko mu matorero abantu benshi mufite ikibazo cyo kuvuga ati ndajya mu itorero se ko nta kintu nzi nibazanseka nibizajya gute nise nibizangora ariko ikintu nababwira nuko abantu benshi babwiyeho kuri story yanjye gatoya abantu benshi bazi ko ndi umuntu wabyinnye kuva kera nyine mutoya abenshi basigaye bambona iyo mbabwiye ko ari ibintu ngiye mu itorero ejo bundi ntabwo babyemera ntabwo babyizera kubera iki ni uburyo mbikoramo ni ukuntu maze igihe gito ukabona bindimo kandi ntabwo maze igihe kinini kubera ko nagiye mu itorero bwa mbere njya mu itorero ni last year 2024 muri December umva n'ejo bundi nibwo nari ngiye mu itorero ariko ikintu cyamfashije ni iki najyaga mbona abandi babikora nka gutya mbona ku mavideo najya mu bukwe nkatinyuka nkarambura amaboko nanjye nkabyina bituma ako kantu gake mfiteho ariko gatuma nshobora kugenda ahantu nyine nkumva ndisanzuye nkumva ndabikoze nubwo nabikoraga neza ijana ku ijana nk'uko abandi babikora ariko nayo mfite akantu gake gatuma nyine nanjye mvuga ati nahaguruka nkarambura amaboko ibyo byamfashije ngiye mu itorero ko nahise mbimenya byihuse so rero nawe ubu ngubu turi kuzaza twiga nangaha wumve utinyutse wumve nta kibazo waba uri wenyine waba uri kumwe n'abandi wumve ko ari ibintu bisanzwe hanyuma uhaguruke uhagarare bisanzwe niba ari ikirenge ugitere ugikandagire niba ari amaboko yarambure ibintu byose wumve ko ari ibintu bisanzwe ikintu nababwira cya mbere ni uko ibintu ni byinshi ntabwo nahita mbivuga ku munsi wa mbere ariko gake tuzagenda dukomeza tuganira mbabwira ku buhamya bwanjye mbabwira uko ngiye byaje uko bigenda binaza n'ibanga ryabyo gusa ibanga rya mbere ni uko kugira ngo bimenye byihuse cyangwa bimenye neza ni uko icyambere ni uko ugomba kubikunda iyo ubikunda nicyo kintu gishobora gutuma iyo ukoze ikintu ukunda bituma urabibona niba uri kwikebuka niba ari umuntu abibona akabona ko ntabwo ari ibintu urimo urashakisha si urimo uraboroka hanyuma kuborokora hanyuma ikindi cya kabiri ni gutinyuka ukavuga ati ibintu nabishobora nabikora ntugire ubwoba ntugire isoni niba turimo turiga haguruka nawe ikirenge gikandagire ni ibintu byoroshye tega amaboko bose kugira ngo umenye nuko utinyuka iyo ubirebye gutyo ukavuga ati ntabwo nabibasha ntabwo wanabimenya ariko iyo uvuze teka ngerageze mbikore trust me ibyo bintu birakunda ikindi ku buryo ahantu niba ari mu bukwe niba ari mu kirori runaka uhaguruka nawe ukarambura amaboko nubwo wamaze kumenya ibingibi by'ingenzi umva za soni wageraga zizashira rwose ujye uhaguruka uvuga ati ibingibi kuba Kinyarwanda hari imbyino nyinshi dukora imbyino nyinshi tubyina ni zimwe noneho ahangaha mu birori muki n'ihandi y'abantu bahagurutse ukabasaba abantu ko batari baziranye bigenze gute kumbe nuko babizi ni ugucunda ni ugutemba bazi imbyino z'ingenzi umuntu aba asabwa nawe arizo usabwa icya gatatu ni uko guhozaho kudacika intege guhozaho ukavuga ati uyu munsi namenye ibi ejo nzamenya ibi n'ibi ngibi ibyo bintu nubikurikiza
trust me bizagenda neza kandi byose birashoboka. Reka twitangiye twige rero. Ready? Are you ready? So bure tujye gutangira kwiga. Nizere ko uhagurutse uri tayari ku buryo ikirenge cyawe ucyumva. Icyo nakubwira nuko ndasaba gutinyuka ko nabikubwiye. Tinyuka ukandagire kugira wumve ko wabikoze cyangwa wabusanyije nyine wabyishe. Ni ibintu bishoboka, reka dukore. Ikintu cyo gutangiriraho ni ugucunda. Ikirenge cyo gucunda rero gitangira 1 2 3 1 2 3 1 2 3 rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu. Ugikora ugenda uhindukira ku mahande 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Uko ugikora ugenda uhindukira rimwe ukagenda ugahindukira 1 2 gatatu ugahindukira 1 2 gatatu ugahindukira 1 2 3 1 2 3. Noneho ari ukuntu ukihutishamo kugira ngo ubashe kujyana n'iki n'indirimbo runaka irimo 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Icyo cyo kirenge cyo gucunda gendesha gake gake. N'indirimbo yose wabikoramo, si n'indirimbo gusa, indirimbo yari yose kinyarwanda ushobora kubigikoramo. Ushobora kugenda buhoro bitewe n'indirimbo ikigenda cyangwa kikihuta bitewe n'uko indirimbo yihuta. Amaboko rero yayo ni ayahe? Abahungu ko dutega amaboko babitandukanye n'abakobwa murabizi. Abahungu bayatega gute muri iki ngiki muri no mbyino yo gucunda? Ni ugukora urayahina ukarambura, mu gukata ukongera ugahina ukongera ukarambura, mu gukata ukongera ugahina ukongera ukarambura. Ubona gutyo ubona yatwara gake gake, ntabwo ari kuyashira hasi uyahinira ahangaha gutyo wabasha kuyareba. Ubona ko ndimo ndayareba, ukayarambura ahangaha n'ubundi uyareba, ukongera ukayahina mu guhindukira ukongera ukayarambura. Ni ibintu byoroshye, ntukubagane, ntushiremo ibintu byinshi. Wowe yahinde gutya uhindukiye 1 ugende 2 ugende 3 uyahine 1 wongere ugende 2 gatatu wongere uyahine rimwe kabiri gatatu ukayahina rimwe kabiri gatatu ukayahina. Oya ni ibintu byoroshye cyane ukabijyana mu ndirimbo. Ndizera ko ibintu byaje cyane. Ni ibintu byaje nuko bacunda bagatwara n'amaboko ku bahungu. Ku bakobwa rero ni gute? Ku bakobwa ni uguteta cyane, nta bintu by'imbaraga nyinshi, bisaba kwikunda no guteta cyane. Abakobwa batwara gute? Abakobwa batwara ukuyarambura ahangaha ukongera ukayarambura ukayamanura, ukongera ukayarambura. Uko ukata urayatwara nayo ukarambura, uko ukata ukayatwara nayo ukongera ukayarambura. Urabona ni ibintu byoroshye. Abakobwa ni gutya. Noneho bigasaba ko wikunda cyane, ukayatwara ukongera ukayahina. Uko uyatwaye ukayarambura. Ntabwo bitandukanye cyane n'ubundi n'abahungu. Nuko ho abakobwa basaba
kuyatwara gake gake wikunda. Abantu bishaka ko bayatwara. Nubica abakobwa batwara gake gake uhareba aho kurya ugatwara ukareba mu gihe abahungu bo ni ukuyarambura ukayajina ahangaha. Abakobwa ku buryo bayatwara ukabibona. Iyi mbyino bakaba bayita gucunda, ni ibintu byoroshye, ntugire ngo ni ibintu kandi ndimo ndabikora gutya, nabibabwiye ntabwo ari ibintu mazemo igihe kinini cyane, no kuba ndimo ndabigisha siko ndi umuhanga kurusha abandi, oya siko ndi umuhanga kurusha abandi, ahubwo bike maze kumenya nifuje kubisangiza abandi batabifite kugira ngo mutinyuke mwumve ko namwe bishoboka. Nicyo kintu nababwira, nuko birashoboka, siko ndi umuhanga cyane, siko mbizi cyane kurusha abandi, ariko bike mfite nshobora kubasangiza namwe bikabafasha, ndetse mukanatinyuka, kubera ko abantu benshi byicwa bitewe nuko badatinyuka, asanga umuntu yari afite ubuhanga muri we nawe atarazi. So rero nizere ko wahagurutse iyo twabikoze. Iyo yari imbyino ya mbere bita gucunda. Nizere ko uri kubikora neza, nizere ko byatangiye kuza. Nkuko nababwiye ntabwo ndi umuhanga cyane muri byo, gusa bike mfite cyo kubibasangiza. Ikindi nuko mu minsi iri imbere nzazana noneho abandi bantu, nkaba nazana tugakorana n'umukobwa kugira ngo urebe ukuntu atwara amaboko neza, kuko nanjye ndi umuhungu nshobora kutabikora neza nkawe, gusa gutya mbikweretse byagufasha. Noneho uko nzagenda nzana n'abandi uzagenda nawe birushaho kugira ngo bibe byiza kurushaho. Murakoze cyane, mukore subscribe kuri account yanjye ni Mumu Intore. Noneho tujye tubana kureba andi mavideo akurikiraho, yaba ari kuri YouTube ni Mumu Intore, kuri TikTok Mumu Intore, kuri Instagram Mumu Intore. Ni ibintu byoroshye, trust me, bizashoboka, bizagenda neza mu gihe kitari igihe kinini, bizabyaje. Usigaye nawe ubyina ahantu, usigaye urambura amaboko, usigaye utemba, usigaye ndakakwa pe. Ahubwo rero